murinda habi ko yari amafaranga y'uyu mwana ikintu yamwitiye uretse kumubwira ko igitsina kirya akamwohereza kujya gusambana ari kindi yamukoreye uza amafaranga wa diaspora bohereza agasohora ya ndirimbo kaboko amafaranga kafata agakegeta bakayarya aya masaha arajya mu murenge nta namuherekeze bro data we akuje iki hari urya kwa nyina ni hatari kweli ababwiye ko nge ntawe rya kwa nyina niho tinyira umuntu nyine dufite ntago abantu bajya bagenda bakihisha inyuma ngo yo gutera impuhwe abandi bakaza kwigira ariko ntabwo ushobora kugira umwana mwiza ubwo ni ikintu cyambabaje kikongera kikambabaza mwa bagabo mwe ni ukubona umwanditsi w'indirimbo kurusha abandi umuntu bita Niyo Bosco urimo kunyumva Niyo Bosco ajya mu murenge n'abantu yandikiye indirimbo Niyo Bosco umuntu wagiye mu bukwe bwe ni umuntu uvuye mu igororero bita Bamporiki wenyine nta wundi musitare wigeze ajya gushyigikira uyu mwana utabona ariko se kuki basezeranye ku gatatu kandi ubundi murenge bakwa ugende ntabwo ikibazo ari ugusezerana so habaho iminsi yo gusapotinga nibaho ni kwa kane by'amafaranga niyo barabihishe ubwo ngubwo kugira abantu babihishe ntabwo babihishe ni ukuri ko bana ubwa mbere mu murenge ku wa gatatu dore munsi nibwo bajya mu murenge ku wa kane gato genda gakeya bro reka ngende abwira abantu kuri ntabwo ari ugushora iteko Amag the Black reba bavuga baraturamye abahanzi boga niyo ariko niyo umuntu yapfa kuwa mbere ntago majya gukingura Niyo Bosco n'ibindi nuko Niyo Bosco ari kukwereka inseko Niyo Bosco kugira ngo nkurebere inseko ya Irene Murinda habi nyikurebeke ari guturika kuri ya karagaseko kari nk'uburyarya n'ubugome niyo mpamvu ngiyewe ndabi bro reka nkubwire ukuri hari ikintu bita kurenzaho urukunyumva mani hari ikintu bita kurenzaho uyu nguyu Niyo Bosco yamufashije mu kuzamuka buriya abantu b'abagome n'abantu bafite umutima mubi urimo kunyumva byishimo bihisha mu bandi bagashaka bahemutse ariko abantu babanye muri industry uyu mutipe bro niba ari ikintu cyambabaje ni ukubona Niyo Bosco mu murenge umuntu wagiye ari ni kamarade kira cya kamarade nawe ni biradiyo kamarade na biradiyo urumva n'umuntu bita Bamporiki nibo bantu bonyine bagiye mu bukwe bwa nibo bantu bagiye mu murenge wa ntuza wa Niyo Bosco nacecetse agahinda karanyica urukumva dore abantu hano hasi agaseko karene kanja mu matwi nanjye kanja mu matwi so uri kumva se muhungu bro erega realite irakora bro nta rukundo ruba muri ibi bintu nta rukundo mugira ku buryo uyu mwana yandikira abantu indirimbo nyinshi cyane Niyo Bosco yandikiye abantu indirimbo nyinshi ariko muri babi bro muri abana babi yabatumiye oya wari kubanza kwibaza yabatumiye ntabwo yareka kubatumira none se yatumiye Bamporiki abandi arabareka barakubwira ati umwana yari kubaza ngo ni bande bari hano urabizi ngo ni bande baje ari gukabakaba mfite video ari gukabakaba ngo ni bande bari hano none se batabatumiye yari ari gukabakaba amakuru mfite avuga ngo ni bande bahari bimeze bite birababaje niba ari uko byagenze n'umwe wamwise ngo music machine urumva so niba abantu niyo bamubwira ngo murakakubitwa n'inkuba ntawe ahangaho umunsi naguye mu byago ndabizi basezeraniye hese uretse gato ndabizi ko muri mwebwe ntawe uzandirira nimba naguye mu byago urumva rero mufate mu zuma zose mwokicwa n'amacinyamwe kuko niba mbabwiza ukuri niba abantu Niyo Bosco utazigera kugirira ishyari kuko yakubonye bro umwana yandikiye abantu indirimbo iyi ndirimbo Food Etwa ari mu bantu bayanditse bakamwema credit urukunyumva erega bizagenda bibagaruka niyo mpamvu ubona ba element erega muzarangira nabi muzagwa mu ruzerero uru rugo ngo niba ngo ni Roskana mwanze gutanga credit ntimushobora abantu mwese reka babwize ukuri Element ntago ari mu Rwanda uretse gato nashaka zagwe kugazangari yazagira yose kudashima kwabo bizabagwe kwisha kugasa niba umuntu wese Niyo Bosco yatumiye ntahiyo kandi aramwandikiye indirimbo cyangwa aramo azi ko mu bihangano bye harimo koko kwa Niyo Bosco urukumva uzarangira nka Wazarendo uzarangira nka leta ya Kenya sense ariko muri kuva icyo kintu muri kuva ibaze Niyo Bosco bro njye mvugira nk'induru niba udashobora kugirira impuhwe Niyo Bosco wumva ko agukeneye ukuboko kwawe umwana wapfushije umubyeyi we ejo bundi
uyu munsi agakora ubukwe mwese yarabakindikiye indirimbo mwese mukamufata mukamwirengagiza mukumva ko ntacyo mumukeneyeho mufate musumba zose muri abana babi niyo Bosco ngiye nuko ntamenye ko akora buze gukora umurenge urimo kunyumva bro I will support you ngiye uyu mwana nzamushyigikira nujya gukora ubukwe nzagerageza ngo twerere nk'abandi bati bose ariko dufite abantu bafite mukushi Irene Murinda habiko yari amafaranga y'uyu mwana ikintu yamwitiye uretse kumubwira ko igitsina kiryo akamwohereza kujya gusambana ari kindi yamukoreye uza amafaranga aba diaspora bohereza agasohora ya ndirimbo kaboko amafaranga kafata gakegeta bakayarya aya masaha arajya mu murenge nta namuherekeze bro data we kubujije iki hari urya kwa nyina ni hatari kweli ababwiye ko njye ntawe njya kwa nyina niho tinyira umuntu nyine njye ntabwo nzakujaginga bajya bagenda bakihisha inyuma ngo yo gutera impuhwe abandi bakaza kwigira ariko ntabwo ushobora kugira umwana mwiza ubwo ni nk'uyu nguyu DJ Brian ubwo rukundo ugirira abandi bantu ariko bro njyewe buriya mbitse ibintu byinshi hano nagiye menya ibintu byinshi mbitse ibintu byinshi kandi ntawe njya kwa nyina urimo kumva nzajya mbakubitisha fact nimushaka kubigira birebire mbasengera mu cyamageragere twana umuntu urumva Brian se kugeza itaka do difata n'ubundi twese tuzapfa itangazo ku bantu 450 muri aha nganda bibutsa ko mwese mutazagira buza mu 2100 mu 2100 mwese muzaba mwarapfuye mwese hari n'abapfuye bahagaze oya nabahaye maximum abapfuye bahagaze bone bene abapfuye bahagaze bone bene ariko no inara zindukiyeho n'akaso mu kanya bagiye kubakatira mwemuretse gato Kejoni arajya amageragere arataha mu rugo Pazo arajya amageragere arataha mu rugo Jihadi arataha amageragere cyangwa arataha mu rugo mutera inzuzi muri comment urumva ngewe ndi nyuma y'itegeko rikora akazi karyo urumva batahe cyangwa babyihorere sinjya mbi ndyarya nibasanga ibyaha bibahama babahe banyina nibasanga ari abere bagaruke hano nzabazamura baze babwanuke adogi ndabizi ntabwo njya afata ariko amaji aho kanira kushi kazabazamura ngo baze babwanuke ubwo se ntabwo uretse dore umunyarwanda hasi bro dore ikintu bita umunyarwanda ngo Jihad agumeyo agumayo kabiri se umushu arajya gusura mageragere yego ndumiwe Jihadi mageragere ndapfuye se butimbire oya se ndababujije mwandike ndebe barajya mageragere nta mwababonye dore umutindi w'umuntu atahe Jihadi pe dore umuntu be dore umunyarwanda aha ngaha baradusunika twagera amageragere bakavuga ati bagumeyo hoya urajya gusura ndumva Kalisa John ashobora gutaha nanjye Kalisa ndumva yataha urumva Kalisa nanjye ndumva yataha dore hasi ikintu bita umunyarwanda dore umunyarwanda hasi nuko mwabaga munaramiye nibereye muri immigration muri Amerika ko nagutaramye Eric ko nagutaramye Eric ko zari ziryoshye kandi baba ngo Eric ngari mageragere nibereye nejo bundi ugiye mageragere narabibonaga nka se nejo bundi ugiye mageragere baguhaye nyoko bavuga ariko abanyarwanda mana we bro reka nkubwire wakora byiza bingana gute iyo uhindukiye gato wikire barakota ntabwo muzigera menya ko nafunzwe muzambura ku mihanda ntimuzamenye ibyambayeho mbana namwe ariko ndabakunda batinya kubi urumva ndabizi ko muzanyota it's matter of the time ni igihe kitaragera muzanyota urumva uzi content zawe wacomotse ukuntu twakwinjiza ibiceri urakoze cyane ibyo rero ntimuzigera mubyumva niyo mpamvu mbana namwe mbebera muri babi ndabazi mwuka kubitwa n'inkuba mwe niyo mpamvu ubwo dukagenda mbebera ndabizi ku isaha yanjye izagera kugera urukumva na Semuhungu yaragiye uretse gato urakoze cyane wowe umpaye dore wa mugabo Eric ni wowe Eric urakabyara ubyaje ebyiri urumva Eric nanjye nanyihe Eric o Canada Eric wagize gutyo ufata ubuzima bwa Vegas ubwereka abanyarwanda bahekenya amenyo barangije barakubyina kararobe bombo klati pusi tingi
my brother Isham Imani gumugisha. Thank you with the heart. Thank you my brother. Ariko Eric kwa ziri gusa ejo bundi wankanze. Mwankandiye kuri iyo goro. Turava hano iyi live ndayifunga tumenye niba batashye cyangwa badatashye. Godfather narababwiye ngo impamvu yatumye mva kuri Twitter suko nafite ibitekerezo. Naravuze ngo aho kugira ngo mpikibazo reka mbikimara. Bitanza kuri TikTok kubwira abantu ngo batapinge. Ariko Babi radio ariko bamanutse. ntago baramanuka uyu reka mbahamagare. gusa amazi zibana Ndakubwiye live turaza kuturayivaho tutashye niko bimeze. Okay, bamwe bati jihad atahe abandi bati jihad abambwe. Bamwe Ariko abantu warebye umwana w'umuntu bro. Hasi mwandike jihad atahe jihad abambwe. Mwandike muri comment. abantu bose bakaranga Eric ni muzima pe. Thank you Martin Merte. Ndabasabye mumfashe munsubize. Jihad atahe jihad abambwe. Akusaratani ibyago byose ari kuregwa kusimwa yemera kubindi. Ariko se waretse ubwo buhetazi bwawe ko jihad ari butaye. Okatahe rero aburana ari hanze kunanga ibyo byabimushyize bya 12 muheruka ari 9 ubu ni 12 Yaragaba dore hasi ariko abatibiri muri abantu dore jihad abambwe dore n'ukuri kw'Imana ngo agume ariko abantu muri babi jihad atahe pe jihad ko narubi dore muri comment dore umunyarwanda dore kiremwa muntu bro dore ngo abambwe atahe. Ese we yamana yaragaritse ko nari ryamye ngabona yamana yaratse nari ryamye ngabona abantu bavuga ngo mu rugo rwo kwa yamana ngo barwaniye Justice for Eric. Urakoze. Hello. Umuntu wandika ngo abambwe wenda atari no muri showbiz ataramukomojeho abashingiye kuri Kayole, thank you. None se abasibo bagenerwa bikorwa. Thank you. Bagenerwa bikorwa bro. Abantu ko maflowers murakoze. Mutapinge skini kazi mu nkandeho. Ariko habuze umuntu ukora muri gallery ya Godfather ko dusigaje iminsi mike yamwo kabyara mu mwankoreye muri gallery imfura z'abanyarwanda. Kibazo ntabwo mubaza mu Urumva. Yo Eric ndakora tekino. Ese buretse gato iyo bigenze kuri iri Eric kankubazi. Iyo Korode ariko se kurya ari cyaje gusoma urubanza. Thank you. Memuri ko urubanza rwa jihad si uyu munsi saa sita zuzuye. Utegereje iki? Ntegereje ko icyayi hanyuma nkagenda. Ubuse urubanza rwa saa sita nagenda nkaba nicaye ku rukiko. Okay. Kumuhanuzi nk'umukozi w'Imana jihad abambwe jihad atahe. Yes, abamanwe n'ibisambo bibiri ku musaraba kimwe buryo ikindi ibumoso kimwe cyarabuze ati wowe nta cyaha wakoze twebwe turazira ibyo twakoze. Uyu munsi ndifuza ko twabana nawe, ndifuza ko watwakira ubwami bwawe. Yesu aramusubiza ati ni ukuri uyu munsi turabana kubwiza ukuri yuko turi bubane muri paradizo y'Imana. Rero kubera ko igisambo cyihannye kikababarirwa Yesu akakibabarira akagisha umugisha wo kubana muri paradizo, byari ngombwa yuko babana muri paradizo. Ariko iyo kitihana cyari gupfana ibyaha. Muri iyi scenario igisambo ninde Yesu ninde? Iyi scenario igisambo ni icyaha, jihadi n'umwana w'Imana. Ubutinganyi bwose buriya amaze kwicuza akavuga ati sinshaka ko ubutinganyi Imana maze kubona ibyaha ndi kumwe n'umutinganyi hano witonde. Babyita basangiragendo Kenzo. Ndi kumwe n'umutinganyi hano ntabwo ndakubujije n'abasangiragendo. Muhungu waramutse. Waramutse pastor makuru. Ndakubaza Eric nako Claude. Jihad nk'umunyarwanda ubwo butinganyi ubuzanye ute? Kwaraho mubera abanyabyaha mwita abakozi b'Imana.
ubu butinganyi bwari ngombwa. mwamwise umutinganyi mwamwise umutinganyi wowe na Semunga akavuga ngo ni umuti nuze Semunga akavuga ati n'inama tuzihuriramo z'abatinganyi yawe kasuka ati wagiteganyiwe kacikanyo ko biki simbyibuka Gasuku nawe ashobora kureba arebye n'aba akabakomeza kubikigali. Gasuku ubundi yavuye mu Rwanda akaba yisubiriye muri Amerika barakifunga. Gasuku mwamugiriye inama akaba avuye mu Rwanda. Inzego iyo zagutoza itoroshye kuri baramufunga kabisa n'abisubiriye muri Amerika. bose mu Canada ni mwishura barakwifirira. Sinka guhamagare ariko ndumva mukoze urundi rubanza rutari urwo mwari muri kuvugaho. tunyurire. nanjye nome Urumva ikibazo rero abasangira ngendo ngo arabatonze umurongo hariya ku rukiko. uraba uri ku rukiko. nkora y'iki ngewe ndagusaba. Ndabaza Claude uraba uri ku rukiko. Ndetse urashaka ko ajya kuba hosting. urakoze urajya ngiye gufotora. Okay ubwo turagutegereje uraza kuduha amakuru nimugerayo. Ntabwo nari nzi ko ari sasa. hanyuma ikindi warumbaje ngo sabambwe ngo cyangwa atahe ntabwo yabambwa niyicuza nasanga hari amategeko namugaragariza ko ari ibyaha yakoze akicuza agasaba imbabazi ubutabera bw'u Rwanda gutanga imbabazi. Nibigaragara ko hari ibyaha yakoze nawe ubwe agahakana ko adashaka kugira ngo ahereze agaragariza ubutabera guca bugufi iki itegeko riteganya ubwo nibyo rikizi kuko njye ntabwo navuga ngo simpanuye ngo arataha cyangwa ntataha kuko njyewe ntabwo ndi ubucamanza sindi n'umutima waje hanze. Urakoze cyane. cyane nicyo ngo difata Bye. urebewe Claude nari ndimara Jihad bamwe Jihad atahe. Kejon arataha Kejon arabambwa. Pazo arataha Pazo arajya mageragere mutere inzuzi. Ese no hamagara punditi ni punditi ni iki yampaye amakuru kuri uretse gato punditi mu uretse gato gute se muhuko numa wabyukanye ururimi rukakaye manza wumve urakoze nahamagare tugende twiyumvira nese ko numiwe punditi nyamunsi muponyonyo abashu none muponyonyo abashu niyo byamubaho iriya duraga zayo nuko yishimye nkaho Jihad niba mumanura uri bujye gufata kagasonga bugari tuzakamukira urakoze. Abari kwandika ngo nazo mageragere bagiye gukora ibiganiro nafata ku mavuta nasanga igihe cyo kwanda ariko ariko deba ko ndamageragere abatinganyi bashiriye mageragere nibagiye kuba bakorera nyine Semuwa ubyutse nabi bro. Erega Semuwa urumva gazi mwana tapping screen mwako byarangwe mu tapping screen nkahashingiye wagira ngo uri gushingira mwa tapping screen mwakora kuri iyo goro mwakakorwa mu nda n'inyabutongo mu ayiwe kene ryamye wow ariko shobora ryamageze ko none se nani eri wowe hiyo kuzaya gusura abantu imageragere ariko ndikureba reka agiye gusura Jihad mageragere nzajye nze gusura uzamusura eri hari umuntu wanditse ngo nzamusura ngewe ntabwo mwifurije ngo najyeyo ariko najyeyo ngewe nzamusura uzamusura